mwongeye kwirirwa inshuti z'akadasohoka, abavandimwe banjye, inshuti zanjye, abo tungana, abo nduta n'abanduta, abagore, abagabo, mwese nongeye kubasuhuza, mbifurije umugoroba mwiza, umugoroba uzira amahane, uzira ibyago, umugoroba wizuyemo ibyishimo n'umunezero. Kuri uyu mugoroba rero mbazaniye ibindi bintu bishyashya. Ati bimeze gute rero? Niba mutarakora subscribe, kora subscribe ubundi tugire ikintu tuganiraho. Uyu munsi bazaniye ikindi gitekerezo cyiza ku bijyanye na gitari. Hari abantu baguze gitari bakaba bayimaranye umwaka umwe, imyaka ibiri, utabasha gucuranga indirimbo n'imwe. Ntabwo nakubwira ngo wararangaye kuko biragoye kandi birakomeye, ariko ni byiza kandi birigwa bikamenywa. Ushobora kuba utunze gitari wawe ariko ubivuga ati se bahera hehe? Uyu munsi nagira nkubwire ngo ufate gitari yawe nkuhe iby'ibanze. Ushaka kuguha iby'ibanze bizira ubutubuzi n'ubwiyemezi, ariko bishobora gutuma ucuranga indirimbo. Ushobora no guheraho ugira ngo ujye uvumbura. Kwiga gitari birahenze, noneho kubyiga ukuze ufite n'izindi nshingano ni ibintu bigoye cyane, kandi ariko tugomba kubikora. Sinzi abajya muziga cyangwa se abantu bazi gitari numvise ari abantu bahenze cyane. Ibiciro byabo biri hejuru pe, ibiciro byabo biri hejuru. Ubumenyi bwabo baba bafite, ariko numvise ibiciro byabo biri hejuru cyane. Nagushishikarizaga rero gukora subscribe na share na comment, ubundi ufate gitari yawe nkwereke ukuntu ushobora kumenya gucuranga ku buryo bwihuse, ku buryo butagoranye, ukamenya ibiri baze, ubundi nawe ntihazagire umuntu ugusuzugura mu bijyanye na gitari. Kandi rimwe urayikunda ariko birahenze. Nawe ubonye ucuranga nyine ubona ba bantu bacuranga bakomeye, ndetse bari abantu iyo ugize n'ikintu babwira bakubwira ibiciro wumva utashobora, cyane cyane ko utakiri mutoya ngo wabasha kujya kwicara. Nta mwanya wo guta ugifite. Umwanya ushaka ni uko uvuye mu kandi kazi gatunga umuryango wawe, katuma witeza imbere. Ubwo birasaba ngo uze twigane. Mbere na mbere nufata gitari yawe umenye ko gitari ni igicurangisho cyo kubahwa, buri wese agomba kubaha. Ukagibika ahantu heza, ntabwo ari cyo kujugunyanga, ntabwo ari cyo gushyira hasi ngo buri wese aze atoratore, aze akandagureho. Ni igikoresho cyo gukoresha, ni igikoresho cy'umuziki cyiza. Ntabwo gifite abo kigenewe n'abo kitagenewe, ariko nicyo kubahwa na buri wese, sibyo? Aha nimba ubyumvise rero, ibyaha ntabwo biza gutinda. Icyo nakwijeje ni uko nzaguha ibyo mfite, ndetse n'ibyo ntafite mbishakishe, ariko ugire nosiyo mu gucuranga. Mbere na mbere banza unyandikire umbwire ese urabishaka, ushaka ko twigana? Ibyo mfite nkabiguha bizira
njye naherewe ubuntu, please njye naherewe ubuntu, ibyo nzi byose nabihawe n'Imana, ni Imana igenda ibimpa. Rero nanjye nagira ngo ntangire ubundi. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dukomezanye, unyandikire umbwire nimba uri ready, ubundi dukomezanye twige. Njyewe ibyo nzi ndabiguha kandi vuba ubimenye, bizira ikiguzi icyo ari cyo cyose. Inkunga yawe ni subscribe, share na comment. Urakoze, dukomezanye.